ntukajye kubaza umudiyakoni, ntukajye kubaza umuririmbyi. Umwuka wera navugana nawe, jya ukora icyo umwuka w'Imana avuze, kuko nugira ubaza uzateshuka, uzazarira. Dufite abantu Imana ikoresha ikagira ikintu ivugana n'ukuri, ariko kubera bari bizeye Imana yabahamagaye, bari bizeye Imana biringiye, bari bizeye imbaraga zayo, baravuga bati n'iryo tanure ry'umuriro yaridukiza, ariko itanabikoze nta mpamvu. Shimwe Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana yo mu ijuru kubw'igitondo cyiza, gitondo yaturemeye kugira ngo tukinezererwemo. Imana yaturemeye igitondo kugira ngo tunezerwe, tuvuge ineza yayo, tuvuge kugira neza kw'Imana. Imana yo mu ijuru yari ihabwa icyubahiro kubw'uyu munsi. Uyu ni umunsi yakongereye, kugira ngo ubwire abantu kugira neza kwayo. Ndashima Imana rero. Imana ihabwa icyubahiro, yaraturinze, ikomeje kutubeshaho, ikomeje kudushyira mu buntu bwayo, irinze itorero ryayo, irinze igihugu, irinze isi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ndabasuhuzaga rero mu izina rya Yesu, nsuhuza abakunzi ba Kristo mwese, inshuti z'umusaraba, abadukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Imana y'amahoro ibaha umugisha, abadukunda, abadukurikirana mwese, abadushyigikira, badufasha amaboko. Imana yo mu ijuru, abadusengera, Imana ijya ibaha umugisha, kuko uyu murimo nta umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo ari ikiraka, ngo nyiri umurimo niwe uzawuduhembera, niwe wawuduhaye. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Reka tubanze dusenge Imana. Mana Data wa twese, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, mu izina rya Yesu Kristo Munazareti, turasengera ijambo ryawe kugira ngo ukomeze uryagurire mu mitima y'abantu, uryagure rigere kure, rigera ku mpera y'isi. Mu izina rya Yesu risohoze icyarizanye, twirukanye imbaraga zose zarwanya ijambo, dufashe mpiri gukora kose k'umwijima, tweyuye imbaraga z'umwijima. Turaritse umwuka wera kugira ngo azabane natwe, imbaraga z'Imana zitubonekeho. Urakoze Mana kuri bubane natwe kandi ukatugirira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe rero. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turi busange mu gitabo cy'Itangiriro. Tangiriro ibice byaho ni 22. Turahera ku murongo waho wa mbere, twumva icyo Imana ivuze, twumva icyo Imana ishaka. Reka umukozi w'Imana dusomere, dufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22 umurongo waho wa mbere. Yego. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Imana iguha umugisha. Umurongo waho wa mbere uravuze ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya umutambireyo, ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa. Umurongo wa gatatu. Yego. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri, na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Imana ikugire neza. Amen. Imana iduhane umugisha, Imana y'amahoro itugirire neza kubwira ijambo ry'Imana. Yavuze ngo Imana igerageza Aburahamu. Harimo ikigeragezo. Dufite abantu benshi batinya ibigeragezo,
kandi mu by'ukuri muririmbyi yaravuze ngo ibigeragezo bitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Ni iki wazabwira abantu? Ni irihe kamba wazambikwa? Nubuhe butsinzi hatabayeho kugeragezwa? Nta nubwo haboneka gutsinda. Ukuvuga ngo ibigeragezo bijyana no gutsinda. Habamo kugeragezwa, hakabamo no gutsinda. Imana rero igerageza Aburahamu, Bibiliya niko ivuze. Imana itugire neza ngo iramutegeka ngo jyana umwana wawe w'ikinege, umwana wawe w'umuhungu ukunda, muhagurukane umujyane ujye ku musozi wa Moriya. Ariko ikintu ushatse kuvuga ni ngo Aburahamu arazinduka kare kare, afata umwanzuro, arazinduka, ntiyagira umuntu agisha inama. Nubwo byari bikomeye, Bibiliya ivuga yuko uyu mwana yamubyaye muri za bukuru, yamubonye ari umwana umwe, yari umwana umwe w'isezerano. Imana yarere musezeranije ko azabyarana n'umugore we. Igihe Imana yabahaga isezerano ikabwira iti muzabyara, uzaba sogokuruza w'amahanga, kenshi ngo yajyaga imusohora Aburahamu amaze kwiganyira, ngo ikamubwira ngo Aburahamu witinya ndinga bigukingira, uzagororerwa. Ndetse ngo akaburana n'Imana akabibwira ati se nzagororerwa iki? Ko Eliyezeri wavukiye mu rugo rwanjye ari buzaragwa ibyanjye. Imana ikamubwira ngo ya, ahubwo uzaturuka mu rukiryi rwawe niwe uzaragwa ibyawe. Noneho ngo Aburahamu ngo akizera ayo magambo, agira kwizera gusohoza isezerano. Burya hari ukwizera gusohoza isezerano. Nje kukubwira ngo jya ugira kwizera ku buryo isezerano rizasohora. Ntuteshuke, ntugire ute, uhagarare mu kwizera. Ngo Aburahamu arizera. Hanyuma rero ngo abyara wa mwana. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Hanyuma Imana iza kumugerageza. Abyaye wa mwana muri bya bibazo, muri za ntambara, muri kwa guca mu nzira zigoye, abone yuko isezerano ritazasohora. Ariko Imana ikora mu bumana bwayo, itanga imbaraga zayo, ica inzira. Burya ntukajye wibaza aho isezerano rizanyura. Imana izarishakira inzira. Ujye wizera gusa, wizere ku buryo isezerano risohora. Imana izashakira inzira ibyo yakuvuzeho, kuko ikuha isezerano ariko nizakubwira aho rizanyura. Uzasanga rizanyura mu ntambara nyinshi, mu kukurwanya, mu kukufunga, isezerano ikubwiye aho rizanyura. Wavuga uti byihorere nigumire nya, ibyo byihorere. Ariko aho ni ibanga ryayo. Yakwa ngo nzaguha inzu, nzakubakira, nzaguha urugo, nzaguha umwana. Ugasanga kugira ngo uzakikire wa mwana bizagusaba kuvunika cyane, gusenga, guhura n'intambara, guhura n'ibintu bikwereka yuko n'uwo mwana utazanamubona. Aburahamu rero nizo nzira nyuzemo. Abyara umwana muri icyo gihe, yarageze muri za bukuru, yarakuze, yarashaje, yaramaze kugira imyaka myinshi. N'umugore we Sarayi ngo bari bakuze cyane. Ariko kuko Imana yarabahaye isezerano, Imana irihagararaho. Hanyuma rero ngo iramubwira ngo Aburahamu aritaba. Yitaba Imana ati karame. Imana iritabwa, Imana irahamagara, Imana iravuga, Imana irumva. Burya nubishaka mujye municara munaganira, uvuga uti weekend niyo kuganira n'Imana. Jishakira igihe. Niba ushaka kuba inshuti yayo, jya ushakira Imana igihe. Yaramuhamagaraga bakaganira, bakagirana ibiganiro, akamubwira ati se uzangororera iki kumwira ngo uzampa ingororano? Kuko mu bice 15 yaramubwira ngo Aburahamu witinya. Yari afite ubwoba. Hanyuma ngo aravuga ati kubera iki ntatinya? Kubera iki ntatinya? Ntubona ko ngenda nicike? Ariko Imana yamuga ati oya, ibyo navuganye nawe nzabisohoza, nzabishakira inzira. Iby'imyaka n'ibihe naho uciye n'ibyo unyuzemo ngiye gutera ubwoba. Ahubwo mpanga amaso nge nzasohoza isezerano. Hanyuma ngo isezerano aza kurisohoza. Imana irarisohoza, abyara wa mwana w'isezerano. Hanyuma rero ngo Bibiliya iratubwira ngo Imana igerageza Aburahamu, imutegeka gutamba Isaka. Ngo aramubwira ngo ntambira uwo mwana, kandi mubwira n'umusozi ajya kutamba. Ngo Aburahamu arazinduka, ngo ashaka inkwi, ngo arazararika, ngo ashyira igicaniraho, ngo amare kugicana, ngo arangije ngo acana igicaniro. Ngo Aburahamu ngo acana igicaniro, ashyiraho inkwi, ashyiraho umwana. Byari ibintu bikomeye. Ariko ikintu nashatse kukubwira, Aburahamu yarahagurutse
aragenda ajya ku musozi wa Moriya ngo arazinduka kare kare. Imana nivuga jya uzinduka, Imana nivuga jya ubaduka, Imana nivuga jya utega amatwi, ntukazarire. Twabonye umugabo witwa Loti yabaye inshuti y'Imana, ariko ngo nyuma Imana imubwiye ngo hunga, ngo arazarira. Loti yagiye ahura n'ibibazo, iherezo rye ryabaye ribi kubera kuzarira. Ariko uyu nguyu Aburahamu ngo yarazindutse kare kare. Jya uzinduka mu by'Imana, jya uzinduka Imana yahavuze, jya uzinduka Imana yagusuye. Igihe Imana iri kumwe nawe jya uzinduka, igihe wumva umwuka wera kurimo jya uhaguruka ukore. Ngo Aburahamu ntiyagira umuntu abaza, arahaguruka afata umwana, yaramubwiye ngo muntambiremo igitambo, aramujyana aho Imana yavuze. Bibiliya niko yatubwiye ngo amujyana ahantu Imana yavuze, amujyana ahantu Imana yavuze. Arazinduka kare kare, niyabaza nyina umubyara ati se ko tufite umwana umwe wo muri zabukuru tumutange, kandi uyu mwana kubona ko dukuze. Ntiyabikoze kuko arazi ko nyina inama ari bumugire itari kuba ari inama y'Imana. Niyabaza nyirasenge w'umwana, ntiyabaza se wabo. Mwuka wera nagusanga ntukagire ugisha inama, Mwuka wera nakubwira ntukagire ugisha inama, ntukagire ubwira, ntukajye kubaza mwene so, ntukajye kubaza umudiyakoni, ntukajye kubaza umuririmbyi. Umwuka wera navugana nawe jya ukora icyo umwuka w'Imana avuze, kuko nugira ubaza uzateshuka, uzazarira. Dufite abantu Imana ikoresha ikagira ikintu ivugana nawe akajya kubaza mugenzi we ngo ariko se bumbikore. Use muri iki gihe nijya gukorera Imana muri ubu buryo, mu gihe cya corona, mu gihe kiri iki gihe cy'ibibazo kubona akagwaho. Aburahamu arahaguruka, ahagurukana umwana atitaye ku myaka afite. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu bitoroshye, ariko kubera Aburahamu yumviye Imana, yagize kwizera gusohoza isezerano, yagize kwizera gusohoza isezerano. Burya hari uburyo umuntu yizera Imana, ukayizera warangiza Imana igasohoza isezerano, igashakira inzira aho zitari, kubera kwizera ufite. Ukayireba. Nababwiye ukuntu umusore witwa Shadrake na Meshake na Abedenego ngo baravuze ngo nta yindi Mana twakorera, bahakanira umwami, baravuga ati ni ukuri. Ariko kubera bari bizeye Imana yabahamagaye, bari bizeye Imana biringiye, bari bizeye imbaraga zayo, baravuga ati n'iryo tanure ry'umuriro yaridukiza, ariko itanabikoze nta mpamvu. Rero igihe tugezemo, iki gihe niba ushaka kubana n'Imana, gira kwizera gusohoza isezerano. Turasoma ku murongo waho muri aho nyine 22 muri ibyo bice, ariko reka noneho duhere ku murongo wa 9. Duhere ku murongo wa 9 tugere ku wa 12, twumve icyo Imana yavuganye na Aburahamu, twumve icyo Imana yakoze nyuma yo kuyumvira, nyuma yo kumvira Imana, nyuma yo kumvira Imana, akumvira ijwi ry'Imana, akumvira umwuka wera. Urabizi Imana ishimwe cyane. Twumvise iki rero? Aburahamu, reka turebe umurongo wa 9, mukozi Imana ridufashe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umurongo wa 9 haravuze ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Ujye wumva ahantu Imana ivuze. Aburahamu yubaka igicaniro yararikaho za nkwi. Bibiliya iravuze ngo bagera ahantu Imana yamubwiye, niho bageze. Jya ujya aho Imana yavuze, jya ukora icyo Imana ivuze, ntugacukubire nabyo. Niba ushaka umugisha, niba ushaka kuba inshuti yayo, jya ukora icyo Imana ivuze. Bibiliya iravuze ngo bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi. Yararikaho za nkwi. Aboha Isaka umuhungu we, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame, aritaba ati karame. aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko
kumenya yuko wubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Mwakira ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. Amen. Ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara. kubera iki? menye neza ko wubaha Imana, menye neza ko uri umukozi w'Imana. Abantu nibakumenya neza, abantu nibaguhamiriza neza. Buriya dukunda kugira abantu bavuga ngo Imana iza agakiza kanjye, ngo agakiza kari mu mutima. Wamubwira uti se muntu w'Imana wakwifashe nk'umukristo ngo yangu Imana iranze. Ariko ndashaka kukubwiza ukuri, ibyo abantu bazahamya n'Imana izabihamya. Niwitwara neza, niwubaha Imana ukiri kuri iyi si, n'ijuru rizaguhamiriza. Aburahamu ngo ahamiriza Imana, Imana ishaka igitambo. Ndashaka kukubwira ngo Imana iguhe ukugira uwo mutima, Imana iguhe guhagarara mu byaha, Imana iguhe kuyumvira, Imana iguhe kuyumvira. Aburahamu ntiyashidikanije, yarahagurutse yumvira Imana, yarahagurutse akora icyo Imana ivuze, yarahagurutse ntiyagira ugisha inama. Ntukagire ugisha inama y'Umwuka Wera yavuganye nawe. Cyokora umuntu navugana nawe jya ushaka kujya, ariko Umwuka Wera nakumanukira ukumva Umwuka Wera ari kumwe nawe, ntukagire umuntu ujya kugisha inama. Jya uhaguruka ukore, Imana izishakira igitambo. Jya uhaguruka ukore, Imana izishakira inzira. Jya uhaguruka ukore, Imana iziyavugana nawe. Rero Imana iguha umugisha, ugire kuyumvira, ugire kumvira Imana. Aburahamu yumviye Imana, Imana yishakira igitambo. Aburahamu yumviye Imana, Imana yishakira inzira. Imana itugire neza. Reka dusengere abantu bubisira ijambo. Vuga ngo se Imana nakumvira nte? Ese nubumvira bati Imana? Se nugukora ibyo ushaka? Nibyo, nugukora ibyo ushaka. Muribuka umwami Sawuli, Imana imaze kumwimika, habaye ikintu gikomeye. Ngo yaramwimitse imusaba ko azica Abameleki, ngo n'abana n'impinja, ngo akabica bose akabarimbura. Ngo ariko siko yabigenje. Hanyuma ngo ibyo yasigaje byamuteje akaga. Imana yarababaye, yaba ngo ntabwo wanyumviye. Muhanuzi Samweli aramubwira ngo mbese ntuzi ko kumvira Imana biruta ibitambo, biruta amaturo? Hari abantu bajya bagenda bagakora ibyaha nkana bakavuga ngo nzatanga amaturo, nzatanga. Oya, ibyo nacyo. Icyambere ni ukumvira Imana. Imana ikakubwira ngo nkorere iki, wowe ugakora ikindi. Oya, jya wumvira Imana, jya wumvira Imana, jya wumvira Imana. Umuririmbyi wa 388 aravuga ngo tunganira Imana ubudasiba, jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Jya wumvira Imana, ngo bose bazamenya kubana nayo, ngo bareke ubugome, ngo basange Yesu. Ibaze kugira ngo bakubone, babone ko ukirijwe, bakubone mu Imana, bifuze kumera nkawe, hanyuma bakizwe, basange Yesu, hanyuma ubone izo ngororano, wambikwa ayo makamba. Ukeneye kubaha Imana, ukeneye kurama, ukeneye kwaguka mu mwuka, ukeneye kugera icyo ugeraho ukiri kuri iyi si, gira kumvira Imana. Aburahamu atahana umwana we. Ukomeje izi nkuru, Bibiri tubwira ko Aburahamu yatahanye umwana, Imana igatanga igitambo. Imana igutangira ibitambo, Imana ikumvire, Imana igushyigikire, wumva ijambo ry'Imana. Urakoze Mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe, turarisengeye mu izina rya Yesu. Hagira umugore ukumvira, hagira umugabo ukumvira, hagira umusore ukumvira, hagira umukobwa ukumvira, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Imbaraga zisumba byose zikore ku mitima y'abantu. Abantu bareke gutana, abantu bareke guteshuka, abantu bareke kuva mu nzira y'agakiza. Ufite byose Mana, sinibiyuzuye n'ibyawe. Ntagira abantu bateshuka raposi. Imana ishobora byose, shyigikira abantu bumvira ijambo ryawe. Mwami Imana, Uwiteka we, reka abantu bakumvire, reka abantu bakumvire, reka abantu bakumvire. Suka imbaraga z'Umwuka Wera, abantu bakumvire Mana, abantu be guteshuka, abantu be kujya kure y'ijambo, abantu bakizwe. Uri Imana ikiza. Dusengeye umugore urwaye amaso, dusengeye umuntu urwaye indwara zikomeye. Imbaraga zisumba byose zikore ku ndwara z'ibyorezo, reponesika, indwara z'ibyorezo, indwara z'imyuka mibi, indwara z'amayobera. Abantu bakire gukira, abantu bakire guhura n'Imana. Romene sikarabonefo. Yesu Kristo mu Nazareti,
guhura n'abantu bawe. Hari abantu baremerewe, hari abantu barushye, hari abantu bananiwe, abo bose urambura ikiganza haze kwifuza kwabo. Urakoze Mana. Uyu muntu ukeneye urubyaro, kora kunda ye, uri Imana itanga urubyaro. Abantu bafite amahoro make mu mutima, uri Imana itanga amahoro. Urakoze Kristo. Agura umurimo wawe, shyigikira umurimo wawe Mana, shyigikira abashumba, shyigikira abakristo, shyigikira buri muntu wese ukugana, shyigikira itorero, shyigikira igihugu cyacu n'abayobozi batuyobora Mana, nubashyigikire. Urakoze Yesu, urakoze Mwami. Rengera isi yibabarire, babazi zawe zibe ku isi, babazi zawe zibe mu bantu bawe, abateshutse basubiye inyuma wagaruze neza yawe. Tanga ubugingo kandi bwinshi. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Reka mbahe telefone kugira ngo aho utari bwumve ushobora kumbaza icyo udasobanukiwe, nagufasha cyangwa se no gusenga nkagusengera. Hanyuma rero ni 0785 98 94 944 0785 98 944 07 na 07 kabiri 74 34 93 rimwe 07 kabiri 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibagire neza, mugire kumvira Imana.